kubera iyo mpamvu rero ntabwo twari gushakana n'abapfurero ntabwo twari gushakana n'ababembe ntabwo twari gushakana mu gace ngewe nari ntuyemo muri Kongo na gace bita ko muri Katanga bita Vyura isomo nta kintu ngewe numva nta kwihanganira isomo rya mbere no kwihangana yego isomo rya kabiri mu by'ukuri nakangurira abantu nanabashishikariza kutateza amakimbirane mu murimo w'Imana umurimo w'Imana n'uw'Imana kandi Imana niyo Imana ukorera niyo izakurwanirira abantu nibareke kurwanira mu makanisa abantu nibareke kurwanira umurimo w'Imana abantu nibareke gupfa ibyo bashoye mu murimo w'Imana nimba bazi neza ko bakoreye Imana nibareke kurwanira ibyo bashoye mu murimo w'Imana ibyo bashoye mu murimo w'Imana ni iby'Imana bakoreye Imana ariko si ibyabo niwumva kunaniwe kuhakorera vama amahoro usenga Imana igufashe iguhe iyindi orientation iguhe ikindi wabasha gukora murakaza neza kuri Papa Plus Papa Plus TV yacu ngewe tuvugana nkaba nitwa Plus Password yego Plus Password urakoze cyane twakira kandi no kongera kugaruka hano kuri TV Plus Password yarakakwakira neza ni ibyishimo bitewe nuko comment yari byo bavuze kubera ko buriya urugo rutakwisa umushyitsi n'irwa rwawe ariko sindi umushyitsi hano kuri iyi TV comment bavuzemo byinshi barakwishimiye warabaganirije baravuga ati ni chano yawe yari yarabuze twari twarabuze umuntu watuzane abakozi b'Imana ngo bagire ibyo batubwira bagire ibyo badutangariza cyangwa imbogamizi bahura nazo cyangwa ibyo bibazo bahura nabyo rero nkuko mubizi mukomeze mukoreshe na subscribe mujye no muri comment mukomeze mutwandikire nkuko muri kubikora kandi natwe bikomeje kutunezeza iyi yari TV yari Papa Plus nanjye nkaba nitwa Plus Password karibu pastor Nakoze cyane kutwakira nanone kuri TV Papa Plus na nk'abanyamakuru nanone mwatugira icyizere cyo kongera kutugarura hano mukadutumira natwe tukaboneka turabyishimiye cyane Plus Password rero mukomeze mugira ibihe byiza tukumwe karibu cyane Pastor For nakoze cyane turakwakiriye nanone duherukana uri mu masengesho y'imisi 2 yego ndakeka no ufite akabaraga nta kibazo gihari nari ngafite ariko na buriya nari ngafite cyane ko umubiri wenda wari urushya ariko umutima wari umeze neza kandi mu by'ukuri amasengesho yagenze neza narabibonaga ufite uruhuha rwo gusengera igihugu cya Kongo gusengera ubwoko bw'abanyamurenge gusengera Afurika gusengera isi yose rero abantu muri comment hari ibibazo bagiye bavuga twagira ngo tugire ikiganiro tugirana nawe kuri uyu munsi wa none ikibazo cya mbere kiragira kiti ese amasengesho yagenze neza amasengesho yagenze neza kandi turizera ko yavuye mu bisubizo twifuzaga kuko Imana yayumva yagize ikibabwira yayumva kandi irakora niyo mpamvu rero twizera neza tudashidikanya ko ibyo twasabiye byose Imana yabyumvishije mu kiganiro twagiranye cy'ubutaha burya ko wihutaga nanze gukomeza kugora ariko ari ikintu nashaka ko tuganira ku kintu kirekeranye amoko abanyamurenge cyane bo babigira ibintu by'amoko cyane ntabwo ari ubundi buryo wenda bivugitsemo niko ahubwo mu bwoko bwanyu bwa kinyamurenge nta bundi bwo kupfa kubwinjirira cyangwa abandi bantu bashobora kubwinjirira ndavuga mu byerekeranye nk'indowa byerekeranye mu mibanire byerekeranye mu nshakano ni iki kijya gituma mu bwoko bwanyu bwa kinyamurenge undi muntu ubundi bwoko ataza mu bwoko bwanyu ahubwo se nabaza ngo ese n'ubu niko bikimeze niko mubibona n'ubu niko mukibibona cyane simbizi ariko byarahindutse kandi navuga ko byaterwaga n'impamvu zigera nko muri ebyiri ijambo rya mbere kwari ugusigasira umuco wacu
kuko umuco wacu w'abanyamurenge ntabwo twagombaga kwivanga n'abandi banyamahanga cyane ko ari nabo twabanaga nabo, nta bundi bwoko bwari bufite umuco cyangwa bwavugaga ururimi nk'urwo tuvuga. Kubera iyo mpamvu rero ntabwo twari gushakana n'abapfureri, ntabwo twari gushakana n'ababembe, ntabwo twari gushakana mu gace ngewe nari ntuyemo muri Kongo, ni agace bita ko muri Katanga bita Vyura, ni ukuvuga ngo ni abatabwa babagayo, ubwoko bw'abatabwa. Urumva kuvuga ngo umunyamurenge ashake muri ubwo bwoko byabaga ari sakirirego, byabaga bitumvikana, ari ikizira, cyabaga ari nk'icyari cyago ntibyari kuba, ko ari nko kugusha ishano, ko ari nko gupfusha duhagaze. So urumva kuvuga ngo rero ushake mu babembe, ushake mu bapfurero, ushake mu batwa, ntabwo byabagaho ku munyamurenge. Ariko tumaze kugera mu bindi bihugu birimo abandi bavuga ururimi nk'urwo muvuga, abandi bafite umuco imwe muhujije, bafite bimwe muhujije mu mico, byabaye ngombwa ndatekereza ko ubu ngubu atari ko bimeze, kubera ko ubu ngubu twageze mu Rwanda, ababaye mu Rwanda, abatuyeyo n'ubu hari abariyo. Ubu ngubu abanyarwanda barashakana n'abanyamurenge, abanyamurenge barashakana n'abanyarwanda. Ndatekereza ko jyewe ubwanjye mfite mukuru wanjye, ba papa bavukana, washatse umukobwa wavuye Uganda, umunyarwandakazi w'i Bugande, bakuriye barabyaranye abana benshi cyane, barabanye. Birashoboka ubu ngubu. Ariko rero nubwo umubwira ngo birashoboka, gira gutyo ukajya kumva ati abapanya, uriya muntu ari mu bapanya. Ese ijambo abapanya ni iki? Abapanya ntabinjira ubwoko bwanyu. Abapanya ntabwo ari ubwoko, nta nubwo ari iki. Abapanya ntababaho, habaho abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ngewe uko nabyumvishije nuko nabisobanuriwe, hari kompanyi y'abanyarwanda, hari umugabo w'umunyarwanda wari ukuriye kampani bayijyana iriya ruguru muri Kongo mu Minembwe. Bagezeyo noneho rero urumva abazungu n'abanyarwanda, uwo munyarwanda wari uyoboye abo bazungu iyo kompanyi baravuga ni kompanyi, bahita babita ngo ni abapanya, kubera ko uwo muzungu, abo bazungu bajyanwe n'umunyarwanda iriya ruguru mu Minembwe. Abantu batize b'abasaza n'abakecuru kumva ngo kompanyi cyangwa kampani, bahita bavuga ati bariya ni abapanya, naho izina abapanya ryavuye. Niko ntekereza, niko nabisobanuriwe, undi yabisobanura ukundi. Ariko rero urumva ko ari question y'imyumvire, ni imyumvire. Ntabwo abapanya, kubita abapanya simbizi impamvu, sinavuga ngo kubera iki, sinanabishyigikira. So n'ikimenyimenyi n'ikimenyetso gituma nkubwira ngo byarahindutse. Wowe ubwawe umbaza, wewe plus password, ngo ufite umukobwa w'umunyamurenge, washatse umunyamurenge. So urumva bikiriho. Ndabyumva. Mbere na mbere abakurikiranye papa kuri TV yacu, Papa Plus, yewe ni plus password. So bwoko bw'abanyamurenge ni beza, ngira abakobwa beza, barubaka. Yego, ndabazi. Yego, kandi wabashatse bagize neza kumukazana. Ndabashima, iyo mbyutse ndabashima, nakwicura nkabashima, najya kuryama nkabashima, kuko mwamaye uri mwiza unkwiye. Byiza cyane, kandi bimesheje ishema, numva nezerewe. Ariko tukiraho, ese iyo uwo mwita kwa mufano
ngo n'umupanya kuki iyo yababyayemo kuki umwana we abikize bado ubupanya bumukurikirana biterwa n'iki musobanukiwe neza gute mu buhe buryo ni gute umwana yabikizira umwana wawe wabyaye kubera ko wamubyaye ku munyarwanda kazi kumupanya kazi umunyarwanda yashatse umunyamurenge sibyo yarangiza bakabyarana kuki wa mwana atisanzura mu bandi nkuko bikwiye cyangwa kuba yakura akashaka kubaka kuki bimubera imbogamizi kuba yabona kandi yaravutse sinabihamya ariko ntekereza ko bwaba ari uburere bubi bw'ababyeyi cyangwa se ari bo babigiramo uruhare kuko umwana wese ni umwana mu rugo akwiye kuba afite uburenganzira bungana n'ubwundi wese mu rugo yaba uwo nabyaye ku munyamurengekazi yaba uwo nabyaye ku munyarwandakazi apfa kuba ari umwana wanjye apfa kuba ari umwana wanjye nubwo namubyara muri abo batwa navuze byaziraga kuba nashakamo cyangwa twashakamo twebwe nk'abanyamurenge ariko namaze kumubyara ari umwana wanjye akwiye kuba ari umwana ufite uburenganzira bungana n'ubw'abandi bana banjye bose mfite ntekereza ko rero iyo habayemo gusumbanya abana kubera ko uyu nguyu yavutse kuri uyu mubyeyi kandi bose ari abanjye ntekereza ko byaba ari ikibazo cy'umubyeyi njyewe niho nabishyira bivuze ngo abantu bari mwaranditse muri comment mubaza icyo kibazo mumvishije igisubizo cyacyo kandi urumva ko ari ikaze biremewe ntuzagire ubwoba ntuzitinye rwose bazaze bashake mu banyamurenge abanyamurenge bemerera ayandi moko bahuje imico tura hano hanze Kenya basigaye baragiye mu banyakenya niho basigaye murabibona niho basigaye nibyo nakubwiraga ngo barazindukiye nabyita nko kuzinduka nibyo nakubwiraga ngo ntibigishoboka ibyo wavugaga nibyo wabazaga hari ibintu byinshi byagiye bihinduka ariko impamvu nabikubajije ni abantu babibajije muri comment rero bari bifuza ibisubizo nk'uko twasizanyije ko tuzatubaha amakuru bifuza kandi tukayakabaha ku gihe kandi bakaba bari bakwishimira impamvu nari mbikubajije mu by'ukuri tuzagerageza kubabwiza ukuri no kugerageza kubasubiza bigendanye n'uko tubyumva birashobora kuba atari by'ijana ku ijana twebwe twavuze uko tubitekereza n'uko tubibona ariko nabo bagashingira kuri ibyo twavuze bakagira ibindi bongeraho kandi biyungura Pastor hari ikintu nashaka kubaza Pastor Rufora neruka nikorera bafure twikorera amabuye kuri kubaka itorero Kasarani hano Nairobi ese nkuko muri komentari wigeze kubaza se pasiteri itorero ryo ririhe ese undi akandika muri komenti akabaza ati ese ko bavuze ko bamugambaniye byavuzwe n'ibyinshi ibyo bakuvuzeho n'ibyinshi ese koko nkuko twikoreraga amabuye tukaba twarayikorereye ubusa twaragufashaga bakaza kukugambanira bakakwirukana mu itorero cyangwa wararyibwe niki wadusobanurira murakoze kumbaza icyo kibazo ndagisubiza uko mbyumva yego nta kibazo kandi itorero siririya nubatse ryonyine mwarakoze cyane kunshyigikira mwarakoze kumfasha kwikorera amabafure mwarakoze gutunda amabuye jya munsanga ndi mu muganda mukamfasha mwagize neza ndabashimira cyane asante sana kandi ntimuzacogore ndacyubaka n'ayandi cyane ndacyubaka n'ayandi ko numva ari umuhamagaro wanjye numva ari ntacyo n'ubundi hanze hano hari projet y'uko urimo urashaka kubaka itorero rikomeye mu gihugu cyacu zubaka kabisa itorero ryiza cyane kuko numvishije bavuga ko ufite n'umushinga wo gufasha abana b'imfubyi n'abapfakazi byose ndabitegura biri muri plani ntibirashyirwa mu bikorwa nk'uko mbyifuza ariko niyo objective niyo ntego sindyama sinsinzira kandi nzashyirwa mbigezeho kubera ko numva ari wo mutwaro icyo warumbashije rero ntabwo navuga ngo naragambaniwe ntabwo navuga ngo naribwe kuko byabaye ku mugaragaro kandi byabaye ku manywa y'ihangu bose babireba ariko kandi sinirukanwe sinirukanwe ibyo abantu babyumve neza
amatorero nubatse ni menshi igera hano nubakanye itorero ariko nari umukristo usanzwe nubatse itorero ndarihagararira mpagararira inyubako irazamuka itorero ryitwa Good News yariyobowe n'umushumba Reverend Yamani barahari dukorana neza cyane ninjye wari ushinzwe development rwose y'itorero twubaka itorero ku buryo haraho nasinyiraga n'amafaranga 300 by'amanyakenya 200 by'amanyakenya nkabisinyira bibyara kugira ngo twubake itorero umurimo w'Imana waritanze cyane utera imbere jewe ubwanjye nkigera inaha nari mfite amafaranga nayatanzeho kugira ngo akore umurimo w'Imana numvaga ari ishema numvaga ari ifieri gukora umurimo w'Imana n'ubu kandi ndabyishimira nta na rimwe nigeze mbyicuza turaryubaka riruzura biba ngombwa ko ndivamo ninjye wasezeye ntawanyirukanye njya gukorana umurimo w'Imana na Reverend Ngarukiye twubaka itorero hano hafi na Beteli twubaka itorero ryiza twubaka itorero dushizemo inkunga zacu cyangwa ubufasha bwacu ubushobozi bwacu turaryubaka rirakura rimaze gukura naryo byabayemo kutumvikana kw'abaterankunga baryo na Reverend wari uriyoboye mbona bitajyana bitaza neza mu matwi yawe kuko njyewe nahize umugambi wuko sinzarwana mu ikanisa sinzarwanira mu ikanisa ntibizaba nubwo bazabyumva so iyo rero numvishije harimo ibintu bitajyanye n'imyumvire yanjye njyewe mbivamo vamo ndiretira nasezera narasezeye nawe naramusezeye biba ngombwa ko ngenda ngiye rero najyanye n'umuterankunga twari dufite hariya ambwira ko mu by'ukuri yagerageje kumva ko nagiye nkurikirana ukuri kw'ibibazo n'amakimbirane bagiranye babyumve neza abantu kandi ndabizi ko hari abantu benshi bajya babyibaza cyane kubera ko gukurikirana ukuri nanze gushyigikira nk'ahari ikinyoma urumva nanze kujya nk'ahantu numva ariho habaye source cyangwa source y'amakimbirane njyewe ndasezera mvamo arebye kwa gusezera nasezeye kandi abona ko ushobora nta ntambara kandi wenda nshobora kuba mu by'ukuri narakurikiranye neza nk'umuntu wari urimo ndani noneho nari n'umushumba ari uyoboye nyoboye ninjye wari wungirije wari uyoboye itorero biba ngombwa ko ambwira ati ngende ntangire niyo nzaba ndi njyewe n'umuryango wanjye azafasha ibishoboka byose icyo gihe yandahiriye indahiro nyinshi yambwiye ibintu byinshi twavuganye byinshi arahari ntiyapfuye urumva ari hanze mu by'ukuri nsubiye mu byo twavuganye nawe ubwiwe arabyibuka ibyo twagiye tugirana nk'ibiganiro n'amasezerano ntekereza ko mu by'ukuri yabaye umuntu yabaye icyo nicyo navuga yabaye umuntu ariko ntibyankanze cyane biba ngombwa ko dutangiza umurimo urabizi aho usengera wowe mwadutije itorero amezi 5 dusenga ikigoroba abandi bavamo twe tukinjira cyane ndabizi tugahura n'abavuye gusenga mu gitondo twebwe tugiye gusenga amezi 5 arashira tubona kubaka hariya wabonye twubatse wansanga guzanye bafre rimwe na rimwe mu ntiza ubundi muje kudukorera bafre zapfuye kudutaramisha gusengana natwe so ndakora urimo w'Imana sinitaye ko ndi pasteri nazingaga ipantaro ikagera mu mavi training nkajya gukoropa nkajya gukubura sinari mfite abakristo benshi bahagije nabo nari mfite natangizanyije nabo bagendaga biguru ntege cyane ko harimo n'abakuze cyane ku buryo numvaga ko ntabakoresha imirimo ibananiza cyane hari ibyo nakoraga kandi ndi pasteri ntakabaye nkora ariko nkazinga ipantaro nkagenda ngakubura nkamenamwe amazi ni ukuvuga ngo nararaga mu rusengero buri wa gatandatu
nagombaga kurara mu rusengero makuru birazwi ko wararagamo ndahabaga ari mu matora niyo nabaga ndahari ni ukuvuga ngo umuhungu wanjye ntaranakwiza imyaka 18 ariko yararagamo akarinda itorero so twakoreye imirimo myinshi y'Imana kandi myiza imitorero riraguka haza abantu haruzu hamaze kuzura rero muri abantu twakiriye hajemo abavandimwe ba wa muterankunga wanjye wa wundi wa supportinga ngombwa ko ahindura ubuyobozi agukuraho ashiraho nguwo mushyashya yego ari wowe wavunitse ari wowe wubatse ari wowe wamubereye nakoreye Imana ntabwo nakoreye we njyewe nakoreye Imana niyo mpamvu nakubwiye ngo umuntu ni umuntu iyo atekereje nk'umuntu akagira ibyo ahindura nk'umuntu akagira ibyo akora nk'umuntu ntiyite ku byo wowe wavunikiye cyangwa waruhiye cyangwa ngo yite ku byo mwagiye muvugana mwagiye muganira mwagiye musezerana n'agahinda nubwo byaba byanditse cyangwa bitanditse ariko ukuri k'umuntu aba akuzi cyewe icyo gihe rwose fata ko sinzarwana nabivuze ntacyo nzakora byumva ninumva ko twakorana twakomezanya nihanganira izo situation n'izo struggle n'ibyo bindi byose nzaguma mu nkore ninumva kandi umutima wanjye utishimye aho kugira ngo ukorere ahantu utishimiye nzasohoka pole ubwami bw'Imana ni bugari ubwami bw'Imana bufite extension nini cyane buragutse uzagenda ngiye gukorera ahandi kandi niko byagenze hajemo sinavuga ngo baranyirukanye ibyo sinabivuga kandi rwose abantu babyumve neza ntabwo banyirukanye ahubwo nge hajemo kumva ko turiza ukavamo navamo bitewe n'ibyo nabonaga n'ibyo numvaga bitagenda numvaga bidahura bituma ngewe n'ibimenyetso nari ntangiye kubona bituma ngewe mvuga ngo reka mbasezere umugoroba umwe ijoro rimwe twari tuvuye mu nama y'itorero bisanzwe y'abashumba ari nka 5 z'ijoro nibwo nanditse ndabandikira ndabasezera ndagenda ndasohoka ndigendera njyana n'umuryango wanjye njyenyine namaze ibyumweru 2 ndafite aho nsengera ntumirwa ahantu mu matorero yandi kubwiriza nkagenda icyumweru cya gatatu biba ngombwa ko dutangiza undi murimo n'ubu rwose njyewe ntekereza ko njya mbwira abantu ko nta mubare Imana yantumye ngo nutageza abakristo abanaba sinzakwemera njyewe ntekereza gusa ko njyewe n'umuryango wanjye turi itorero ryihagije abandi baza abandi bataza abandi bakwemera ntawe ujya wanga abantu ntacyo bintwaye na kera kose nabwiraga abantu twayoboranye twakoranye ko njyewe ntagira ikibazo cy'ubwinshi bw'abantu mbonye keyboard gusa nkabona amabafure mixeri niyo nabona keyboard gusa nkaba mfite bible yanjye mfite umuntu umwe ushobora kuririmba kanyikiriza kanyakira numva ko nta bwinshi njya numva ntenaho konte cyane nubwo ari bwiza kandi ari ibyo umuntu aba yishimira kubona ariko butabonetse njye ntekereza ko ntaho ntakorera umurimo w'Imana ntaho ntakorera Imana mu buryo bwose bushoboka so ibyo mwari muvuze rero mwari mumbajije ngo baranyirukanye cyangwa barangambaniye simbizi ni ibyabo biri mu mitima yabo yewe icyo nabonye nuko nabonye ko bitokunda bitahura kandi ngende umutima mwiza byo nubatse bidasenyuka bidasubira inyuma cyane rwose n'ubu rirahari rirahagaze kandi ntekereza neza ko Imana yo mu ijuru nakoreye izampemba izanyitura kandi ngenda mbona ibihembo byayo kubera ko mu by'ukuri ntabwo n'ubundi nari mbyubatse ko nzariteramo imizi cyangwa nzarigumamo nzarishingamo imizi iteka oya nibyo ndimo uyu munsi ushobora kuzabikora ikigaragara n'abadukurikiranye bakurikiranye Papa Plus icyo mwumva mu iki kiganiro cyumvikana urubaka aho yahereye bwa mbere akava amahoro adasenya itorero akajya ha kabiri
nabwo ntasenye atarisenye kandi yararyubatse akavuga ati ngiye kangende nubwo yakorewe ibyo icyo nge nakubwira ndabizi umuntu yageraho yiheba agacika imbaraga ariko icyo navuga pole kandi ikindi nanone icyo ibirimo bivugwa hanze nuko wabaye umugabo ukagenda ukicecekera ntugire usubiza ntugire utuka ntugire wavuga nabi ukavuga ati ngiye kanamuwe ngende rero nk'abadukurikiranye muri ibyo yaciyemo urumva ko ari ubuzima burebure afite ubuhamya bukomeye ariko icyo twibanzeho cyane ni ibyerekeranye n'ibyo arimo bivugwa cyangwa ibyari byabashijwe muri komenti pastor ni iki nirihe somo byaguhaye kavuga ati ibyo nciyemo ibyo bizima kavuga ati ndabizi umuntu agera aho yiheba kavuga ati ikintu kuvuga ngo wambaye urufashe n'umugabo umupasiteri umuntu amenwa amavuta kuvuga ati ngiye kamini ipantaro mbumbe umucanga mvange na sima nubake warangiza ukageraho mugatangira muri zero we n'umuryango nyuma wamara kuzuza turabizi wakoze inama wafashije urubyiruko abari baragiye mu biyobyabwenge wari warakuyemo urubyiruko rwose rwo kugakinya muri barakuye mu biyobyabwenge warabaze mu itorero basiga bafite n'imirimo bakora mu itorero ibyo mvuga si ukuri si hano gusa okay twe turavugira ibyo twe twabonye bivugwa twabonye urubyiruko buryo ruzamuye harimo n'abonye ari nk'ababiritse gushima n'abavuga abaciye hariya wafashije ngo bari muri Canada biturutse kandi bari mu rumogi bari mu nzoga ukaba warabafashije ukabahindurira ubuzima n'iri somo waba warakuye mu iki kintu pastor yakoze cyane isomo nta kintu ngewe numva nta kwihanganira somo rya mbere ni ukwihangana yego somo rya kabiri mu by'ukuri nakangurira abantu nanabashishikariza kutateza amakimbirane mu murimo w'Imana umurimo w'Imana n'uw'Imana kandi Imana niyo Imana ukorera niyo izakurwanirira Imana ukorera niyo izagukoresha Imana ukorera iyaguhaye za mbaraga zo gukora biriya zo kuva hariya wahakoze ukahakora neza ukahava neza izagushoboza izaguha n'izindi mbaraga izaguha n'ubutwari bwo gukora ibindi kandi ibyo uzakora ntukabyita ibyawe ntukabyitirira ibyawe uziyumvise ko atari ibyawe nibyo bizagufasha kuko niwiyumvisha ko ari ibyawe uzabirwanamo uzabirwanirira uzagira gute uzumva ko n'ubundi utabisiga utabihara nawe uzifuza kubisigamo uwawe kandi sibyo iby'Imana n'iby'Imana ibyo wakoreye Imana ni Imana niyo byazamwe umunyamahanga ukabisigamo umunyamahanga ari iby'Imana ni iby'Imana nawe azabisigamu ariko ikibazo ngewe isomo natanga n'inama natanga abantu nibareke kurwanira mu makanisa abantu nibareke kurwanira umurimo w'Imana abantu nibareke gupfa ibyo bashoye mu murimo w'Imana nimba bazi neza ko bakoreye Imana nibareke kurwanira ibyo bashoye mu murimo w'Imana ibyo bashoye mu murimo w'Imana ni iby'Imana bakoreye Imana ariko si ibyabo niwumva kunaniwe kuhakorera vama amahoro usenga Imana igufashe iguhe iyindi orientation iguhe ikindi wabasha gukora ariko kuvuga ngo ujye guteza amakimbirane kandi ikindi wirwanira ibyo utashoyemo amafaranga yawe uriya muntu yaje ari umuterankunga yemera kumfasha mu gihe yumvaga ko abihereza muri umunawe nk'uko abantu babivuga yagombaga kubimuha nibye mu gihe atumvaga ko yakoreye Imana uwari we wese yabiyobora akavuga ngo ndabiha muri umuna wacu hari n'ukuntu ashobora kubiha muri umuna we nawe habona ko azakorera Imana nabyo birashoboka nawe ni umukozi w'Imana mu gihe nawe nabyo yatekereje muri iyo sansi nibye jewe cyo nashoye amasengesho nashoye imbaraga z'umubiri nashoye presence yo kuhaba naranayuyoboye Imana yaramfashije igihe cyose nahayoboye nta kibazo nagiranye n'abayoboke n'abakristo n'ubu ntacyo nahavuye n'ubu baransura barangenderera nanjye ndabasura mu mago yabo nta kibazo na kimwe rero abantu nibareke kubigira ibyabo babigira iby'Imana kuko bashoye imbaraga n'amafaranga yabo n'ubutunzi bwabo mu murimo w'Imana
kandi igihe babigize ibyabo wowe bari babiragije, wowe bari babihaye kubikoreramo, emera ko ari ibyabo, emera ko aribo bari abasponsa, wibarwanya, bareke mu gihe ariko bahisemo, Imana izakurwanirira kandi Imana izagukoresha ibindi by'ubutwari. Jewe niyo nama natanga. Rero ikindi Pastor no kwihangana mu byo waciyemo, kandi Paul cyo navuga Paul sana, urumva urugendo yaciyemo, urumva ko byari bigoye ariko we yabashije kubyakira, yakuye ijambo yakuyemo no kwihangana cyane. Rero Pastor, tuzi ko uri umuntu ukomeye, tuzi yuko uri umuntu ufite izina rizwi, tuzi ko mu bwoko bwa Kinyamurenga hano muri Kenya uri umuntu utabara aho rwakomeye, tuzi neza yuko uri umuntu aho umuntu yafatiwe yafunzwe, tuzi ko ari wowe wabasha gukemura icyo kibazo mu gihe cyananiye abandi bantu, tuzi abantu benshi bagiye ufasha hano bari mu bibazo benda no kwitwa banirukanwa mu ibi bihugu, ariko ukaba uri umuntu wafashe umwanzuro kuvuga ati muhimwe ijambo kwihangana. Ese niki washishikariza abagukurikiranye kuri TV yacu, kuri Papa Plus, nikihe cyizere, niki nirihe jambo watugenera kuvuga ati jewe nka pastor nibindiho nibindi gupanga, nkuko amakuru hano hanze turi kumva yuko uri gushaka gufasha abatishoboye, kandi tuzi neza yuko nta hantu uri, nta hantu hagaze neza, uri gushaka kubaka itorero, nikihe cyizere waduha cy'ibyo turi kumva hano hanze? Urakoze cyane. Cyambere ntabwo ndi umuntu ukomeye, ndi umuntu usanzwe, ndi umuntu woroshye, ndi umuntu uciriritse rwose, ndi umuntu usabana n'uwo ari we wese. Abadukurikiranye icyo nababwira ni umuntu uca bugufi, ariko turabizi ko ama office hano y'ikiyobozi abandi bantu batinjemo uyinjiramo. Wibihunga n'ibyabo. Kuvuga ngo rero unyiyambaje mu kibazo, dufite ubuyobozi bwacu budufasha bwa community yacu, dufite ubuyobozi bwaho dutuye, gusa ntabwo ntinya. Ikimana yarakimpaye, nta muntu ntinya, umuntu wese nabasha kubwira akanyumva, umuntu wese nabasha kugera imbere, ngize amahirwe yo kugera ku muyobozi runaka, namubwira icyifuzo cyanjye, namubwira icyo nifuza, namubwira icyo yamfasha, akamfasha biri mu nshingano ze, biri mu bushobozi bwe, cyangwa ntamfashe ariko namugezeho namubwiye. Nagize amahirwe yo kubonaho ndodora bigakunda, ntabwo ntinya. Cya kabiri unyiyambaje ko mufasha mu kibazo cye, simpfa kwidumbukiza mu kibazo, ariko unyiyambaje rwose nshobora kumufasha uko nshoboye, mu mbaraga zanjye, mu bwenge bwanjye buke, namugira inama, nahaguruka nkamufasha, nagendana nawe rwose. Nundi wanyitabaza mu kibazo abona n'abashoboye, nagikora. Icyo cyo ntiwabeshye, niko bimeze, kandi nabikora. Kandi iyo mbikoze mbikora mbikunze, nta n'ikiguzi nsaba, nta kiguzi nsaba, ahubwo usanga nashoye n'amatike yanjye, ariko mu by'ukuri biba ari uburyo bwo kugira ngo umuntu asayidike. Ibyo rero turabikora. Hanyuma kubijyanye rero no kuvuga ngo ndumva mfite vision yagutse, byo ndayifite, kandi ntaho mpagaze nk'uko bivuga, ariko mpagaze ku Mana. Nukuri mpagaze kuri Yesu Kristo, ndizera Imana, ndizera imbaraga z'Imana, yampaye abo basponsa, yampa n'ubushobozi bwanjye bwite, yampa n'abandi basponsa, yakorera no mu bandi, yahagurutsa abantu, yahagurutsa. Bibiliya ivuga ngo niyo ngo abantu batayikorera, ibiti n'amabuye bizageraho bikorera, kandi buriya nabyo birayikorera. Cyagiye ubona bigira bihungabanywa n'umuyaga, bigira gute, bihuha, umuyaga bihuha, bijyaniye ukabizana, ibi ukabijyaniye ukabiza, burya biba birimo kuramya Imana, biba birimo guhimbaza Imana. Iyo ubona ziriya nzuzi zigenda zimanuka zitemba zigira mu bihugu bitandukanye hose aho zibona, buriya nazo niko kuramya Imana kwazo. Ni ukuvuga ngo rero Imana yakoresha uwo ari we wese, yakoresha inzira, ifite inzira zirenga ibihumbi, ifite uburyo ki yashyigikira vision yanjye. Ndabihamya neza, mfite umutwaro ukomeye wo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Mfite n'imishinga iri muri computer yanjye iryamyemo, nagiye ndepoza ahantu. Mfite gutekereza kubaka itorero ry'Imana ryiza,
ry'amataifa yose ry'abantu batandukanye si ngombwa ngo abanyamurenge baboneka bataboneka abarundi abanyarwanda abakongomani abarundi abantu bose abanyakenya jewe nuko ntekereza muri nge nuko bisetinze nibyo ndimo gusenga Imana kugira ngo Imana ishoboze kandi kiri inzira kuko niyo mugenga w'ibihe kandi niyo idufasha nibasha kubikora rwose ndabyizeye ngifitiye icyizere bizabikora kandi zabigeraho kuko ndizera ko sinzapfa kandi sintekereza ko ngifite ibyo gukora ntarabigeraho ndatekereza ko ari uko hari ubwo twavuganaga gutaha numva bati ubonye uburyo bw'ubushobozi si ngombwa kujya hanze wowe ukavuga ko wumva ugomba ukajya wifashiriza abatishoboye ari byo wumva kwigumira munsi nk'uko twari tumenyereye yuko ugitangira atorero wafashaga abantu bari baragiye mu biyobyabwenge ukabakura mu biyobyabwenge ukabazana ukajya urabafasha ese ubu nibiri kukubera imbogamizi mwaka ka mwanya yego kubera ko ndafite aho mbafashiriza nuko bigenda kose ariko uko aho ndi hose ndakora njyewe ntabwo nahagaze ndakora kandi nabyo njyewe ushaka ko ndamusura niyo bibaye ngombwa ndatembera njyewe nkagenda n'ubundi nkomeza gukora uko nakoraga ntabwo nigeze mpagarara n'uwo nkeneye gufasha iyo nabonye icyo mufashisha ndabikora nta kibazo gusa ntibiragera ku ntego n'uburyo nifuza ntabwo biragenda nk'uko ngo mbone nka office mbone nk'urusengero nagiramo bazajya bansangamo mu minsi runaka nifuzaga kuba naraganiraga nabo hariya nagiraga nk'iminsi nkababwira ngo nzaba ndaho uzanyifuza wese ko serivisi runaka hari uwaza afite ikibazo runaka ushobora gukemura ako kanya kigakemuka hari n'uwagombaga kuza afite ikibazo gishobora nawe gusaba kwifatanya n'undi umwe cyangwa babiri ukamubwira ngo ejo uzaze ufutore igisubizo bene ibyo ngibyo rero aho bansanga niho icyo kibazo ntarabona ariko abadukurikiranye kuri Papa Plus murumva imbogamizi z'umukozi w'Imana mwumvisha ibyo yagiye acamo rero nk'abakwifuza kubona Pastor Rufora mushaka kuba mwatunyuraho tuzajya tubashyiraho nimero uburyo mumwifuza mwamubona kandi abanyamurenge bo mutuye mwese ku isi hose icyo twifuza mukomeze mushyigikirane mukomeze mufashanye uyu Pastor Rufora mwumvisha inzira yagiye anyuramo ko zari zigiye zigoye ariko kugeza amagingo aya akaba akomeje gukorera Imana ye kandi yizeye neza yuko nabo yakomeje gufasha cyangwa abo yafashaga nabo ashaka gufasha urumva ko ari mu masengesho kugira ngo arebe yuko hari aho yahagarara cyangwa aho yagira office cyangwa aho yagira urusengero ubwo abakwifuza kuba bavugana nawe turabashyiraho nimero cyangwa abakwifuza kugira ibyo batubaza muri comment mwashyira mwakwandikaho ibyo mwifuza byose muzamubihabwa nk'uko mubyifuza Pastor icyo nashaka kubwira nk'abadukurikiranye urabona yuko tujya tukwitabaza ugafasha abantu waduha uburenganzira tugashyiraho nimero yawe nk'abakwifuza nk'abagize ibibazo hano mu gihugu cya Kenya ukaba wajya ubafasha cyangwa nk'ababa bashaka kugusapotinga mukayoboka wazamuka mu murimo w'Imana turagusaba watwemerera tukabikora. Arakoze cyane. Si byiza burya ko umuntu urabizi Password ntabwo apfa gukora amakosa nk'ayo arabisaba babyumva ibintu biciye mu nzira y'ukuri ku buryo nicyo baba bavuze ngo bagukoreye tugomba kumanuka ku biseta aho biri gukorerwa tukabereka ati biri gukorwa ngibi bigiye kugerwaho nibi byose bakajya bibona bati ni ikintu giciye mu buryo nkuko twiyemeje ko abandi bapasiteri tuzazana ibyabo byose bikajya bijya ku mugaragaro bigasobanuka bikanakemuka. Password cyambere cyo nakumara impungenge nimero yanjye iri open amasaha 28. Okay, asante sana. Buriya sinjya nayifunga na ninjoro. Narabimenyereye akazi nigeze gukora akazi k'ubugitifu. Jewe nakoze akazi k'ubugitifu imyaka myinshi cyane. Imyaka igera mu 9. No kuvuga ngo jewe buri saa 9 z'ijoro nagombaga gutanga strep.
nagombaga gutanga amakuru y'umutekano uko uhagaze muri eneo nyoboye. Urumva rero narabimenyereye kudafunga telefone, niyo wampamagara saa 7 saa 8 saa 9 telefone yanjye rwose benshi bajye bampamagara ngo nimba shakira imodoka kuko bazi ko nta modoka mfite ibajyanira ababyeyi kwa muganga. Hakaba benshi bampamagaraga umugabo yakubise umugore hano ahangaha, habyuka ayo masaha saa 7 saa 8 ngasohoka agenda nkamutabara nkamuhururiza imodoka n'abayobozi bakaza. Abayobozi hano barabizi, bamwe bamugeragaho je namugezeho kubera ko bwa buryo nyine yanyiyumvagamo wenda kampamagara nkamufasha kimwe nuko nafashaga n'abandi. So telefone yanjye irahari rwose, n'ubufasha ndabukeneye mu bakozi b'Imana batandukanye bafite umuhamagaro, bafite ishyaka ryo gukorera umurimo w'Imana, bafasha imfubyi n'abapfakazi. Bibiliya niko ijambo ry'Imana riratubwira ngo idini ryiza, idini rikwiriye, idini riboneye ni rifasha imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. So ni ukuvuga ngo rero umuntu wese ufite iryo shyaka, ufite uwo muhamagaro, ufite uwo mutima, ni ukuri telefone yanjye irahari, muzayitange kandi uzanyiyambaza mu byo nshoboye nzabikora. Ibyo tudashoboye tuzasaba Imana yo mu ijuru idushyigikire kandi bidushoboze tuzabashe kubigeraho. Murakoze cyane. Nkuko atuhemereye akaduha uburenganzira bwo gutanga nimero yiwe, nanjye plus password ntabwo nacikanwa no kuvuga ngo mbahe nimero yiwe. Akoresha nimero y'Inyakenya, bakoreye mu pesa, ubwo mubishe ko agira abanafasha kandi ari ibintu biciye mu nzira yemewe, kandi mubishe nawe ubwitange ajya akora afasha abantu. Ushaka kubagira ikibazo si ngombwa niyo nkunga, ushaka kubagira ikibazo ukamutabaza, ariko niyo nkunga irakenewe kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze. Mubishe ibyo yagiye anyuramo n'ibyo yaciyemo, mubishe ko ari ibintu bikomeye. Nimero yiwe rero ni plus 254 7 15 20 65 68. Tukayisubiramo plus 254 71 52 06 56 8. Iyo niyo nimero yiwe akoresha, ni Inyakenya. Waba mukeneye mwese mwamubona, abakeneye serivisi zo gufashwa, waba wagize ikibazo muri bw'umutekano wamwitabaza. Turabizi twese hano nta muntu utazi yuko ari umuntu urwana urugamba. Plus password ntiwayisubiramo no mu ndimi zose kuzizi mbizi, mu Gifaransa, mu Giswahili, mu Kinyarwanda. So reka ngerageze nyishyire mu Kinyarwanda, abarundi baracyumva, abanyamurenge murabyumva. So mu Kinyarwanda ni uguteranya 254. Iyo ni kode y'aha muri Kenya niyibanze. Ubwo ni uguteranya 254 71 52 06 568. Twongere tuyisubiremo, guteranya 254 7 15 20 68 6 tuyisubiremo, guteranya 254 74 71 52 06 568. Ndakeka abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Ikirundi, Abanyamurenge, ndakeka mwese muyumvishije. Ubufasha bwanyu burakenewe no gutabarwa kwanyu burakenewe. Rero pastor, yishimye kubana nawe. Murakoze cyane, natwe turishimye. Kandi tuzagera ku iseta turebe ibyo urimo, numvishije yuko uri gutegura ibintu byo kubaka no ikibanza kirimo gushakisha. Tuzagera ku iseta abantu bose bajya babona ibyo urimo. Rero nkuko mubizi, iyi ni channel yacu, nanjye muri kuvugana, nitwa Plus Password, TV yacu yitwa Papa Plus. So icyo twabasaba nuko mwakomeza mugakora share, subscribe,
mugakomeza kwamamaza bino bikorwa byacu kugira ngo abantu babibone ari benshi, abakeneye ubutabazi, abakeneye kumva inyigisho z'abakozi b'Imana, tuzatubazanira abandi bapasiteri, ababishopu n'abareverenti ndetse n'abandi bantu bo mu buzima busanzwe n'abakristo bose n'abaririmbyi bose tuzatubageramo n'abacuranzi, tubabazanire mubashe kubabona. Rero pastor, wakoze kuri uyu munsi wa none kandi twishimiye nawe, twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi wa none. Warakoze cyane Plus Password, turabashimiye cyane kandi turabazirikana, turabakunda kandi mu by'ukuri ubutumwa ni bwiza ko bugera ahantu hose. Twe dukeneye ubufasha bw'abadufasha gukora umurimo w'Imana, dukeneye abafite ishyaka yo gufasha imfubyi n'abapfakazi, bitari bya bindi byo kuvuga ngo abantu barabariraho baragira gute, imfashanyo zabo zibageraho. Mfite umushinga, turimo dutegura ibindi byinshi tuzagenda natwe ubwacu mu byacu, nubwo tudashoboye, tutabifitemo ubuhanga cyangwa ubushobozi, ariko turabafasha uko dushoboye. Kandi gufasha umuntu ntibigombera ibintu byinshi cyane, umufasha bigendanye n'uko ushoboye. Rero abantu bose bafite iryo shyaka, bafite uwo mutima rwose, badushyigikire, badufashe cyane cyane n'inkunga y'amasengesho. N'inkunga y'amasengesho turayikeneye, kandi namwe guhagararana namwe gusakaza ubu butumwa ni byiza. Turabashimiye, dushimiye ko mwadutumiye. Imana yo mu ijuru ibamugisha, tuzogera ikindi gihe. Murakoze cyane, turi kumwe. Ciao ciao. Murakoze.